no ntabwo natwe twanduyira ntabwo rasa gashe yangenze umukobwa umufuti wanjye afite umugabo amucinya nese reka kugira abakunzi oya ndavuga wa muzakorana ubukwe oya ntawe hari se subiza aha ndiye negereje ko uzantumira nta kindi ndumva nshaka twagarutse ngiye kubana na Alice. Salama sheri wanjye. Salama. Meze mbameze neza. Minsi myinshi cyane twaraburana. Nari mukumbuye. Shamba nayo ni mukumbuye byata akujyanda kwatika. Namenye iboneka. Sowe nabwo yerukaga mu minsi ishize cyagiye ngusura. Shamba ni minsi narabuze. Ko numvaga nyine nkukumbuye byatari. Shamba nayo mukumbuye. Ubusumeze neza? Shamba meze neza pe. Ego ko ndeba waka cyane Nusanze naringiye. Sori ninegeza amahirwe ndagufatishije navuga ni ibirori. Ngomba kugufata tukama kaganiraho gatoya nonshike kubera ukuntu uri ku micyo. Tembere hese. Shamba ngiye mu kazi. Ego. Ushaka amafaranga. Amafaranga niyo yambere nshuti yanjye. Gusa nari nkukumbuye pana yanjye. Nayo rero ukumbuye twarabaye. Ngiye kuri telefone mba ndabidahagije. Esubaye. Hahandi. Nahandi nanjye mba niruka nshakisha imibereho. Ibiganiro suri kubibona. Ibiganiro biraboneka cyane. Gusura nyine abantu batandukanye abantu bose bifuza ko tuganira cyane abantu bakuze urumva urubyiruko niyo mpamvu nanjye ndacyari mu rubyiruko. Ndacyari mu rubyiruko nyine. Ubu ndacyari mu rubyiruko cyane. Nese niba utari urubyiruko ninde? Shamba ntabwo nyine mu rubyiruko pe kandi ndashaje. Yego ko mana yanjye. Ntabwo nyine mu rubyiruko. Iki kigushajishije? Ndashaje ndakibaza kuba nyinshi. Ubwo ushaje ute? Myaka baraka yawe. Ni ukuyiyoresha igiti irakize. Ngiye kankubwire rero ukuntu maze kukubona. Ibintu byose uba wipfobeje urashaje ugira ute mbabwire se ubundi ni icyo ukunda koko mu buzima bwawe? Kunda amahoro. Sowe none se wanga iki? Shamba nanga ikinyoma. Kinyoma? Gupfa byatari. Yego. N'ubukene. Nese mba nkubaza. Utekereza iki mu gihe kiri imbere? Imbere se ndazi. Imbere na. Next hour ndagiye. Oya shambwira. Oya urumva ntaguhazi ariko nyine uramutse uhageze niki kintu wumva utekereza? Amvugiye kujyana mu bare myinshi. Ikintu ntekereza imbere shano ko imbere ubuzima buzabuhenze. Uzabuhenze ibintu biri gutumba biri kwe updatinga buri munsi. Datari. Yego. Yego ko nazo uzakora ubukwe ryari? Na umva. Kanere guca abana nege. Wakura kuri miliyoni bigeze kuri 3. Naguze igihe uzakorera ubukwe se? Kuri 3. Nese mba nkubaze mbere wenda y'ibyo ngibyo ubundi ufite umukunzi? Kandi se simbizi. Yes. Yangu ngore nabyo bijyana n'ispecies bivuye ngo ndamufite umuhamagara avuye ngo umva ngo ngiye namukunze mfite. Byari byegera akazi. Nese n'ubutazi igihe uzakorera ubukwe. Wese muri inshuti yanjye. Ndabizi. Inshuti yanjye. Ngira ntago ari umukunzi. Ngira abakunzi. Oya ndavuga wa muzakorana ubukwe. Oya. Ntawe hari se? Subiza. Ndiye negereje ko uzantumira nta kindi ndumva nshaka gukenyera. Byawe ntago njya bimenya neza. Ushaka kuba hari cyangwa adahari ariko ndiye nibarizaga niyo mpamvu. Uwo nari mfite twari tubiseje. Ariko wagiye reka kwe mwabiseshe se gute? Ibyo bibaho ariko iyo abantu bakundana
murabisesa ejo mukongera mukabisubiramo ntawamenya kunza abahari ariko ntabwo ibyo by'ubukwe rwose ntabwo nari nabipanga by'ubukwe ntibiraza ntabwo biraza bangere kuguca intege nshanciye intege maze numvaga ari nka next year none se umva nkubwire imico uriho ntabwo rwose ntabwo umuntu yaba adahari utekereza ko imico ari umuntu umuntu nyine none se umva nkubwire wenda urabona wenda nk'iyi minsi ubu ngubu mu minsi ishize numvise bavuga ngo inkwano zagabanyutse ubu ndabizi amafaranga niyo bavuze bavuga ngo umuntu uzaba wowe yifashije ufite amafaranga byibuze yaspenda amafaranga menshi narenza miliyoni njye ntegereje ko bashyira kuri turasi nta mafaranga rifitiye urambwira ngo iki ntegereje ko bashyira kuri turasi kuko urumva turasa turetse ubona abagabo muri iyi minsi umugabo mukubita bije agahita akubwira ngo bimeze bite se muri saa wowe intambara yakongirangira iyo ntambara sinzi ikizarangirira byarande kuri haro nigeze kwibwira bimeze bite se kubita akabije se dukora ubu ngubu uratekereza ko uzakora ubukwe bugeze kuri turuwasa munsi yaho gato bose no kubera iki bambwira impamvu wafashe icyo cyemezo wafatiye kuri miliyoni se ko bagabanyije byari ikibazo wagira ngo nawe uzarongora miliyoni se ndayifite ntabwo wayiha kubera ko muri dote ni umukobwa wakira byose byaka umuhungu numva miliyoni dote urumva kandi dote niho bakora ibintu byinshi byo kurya n'ibiki umva kuri ubwo miliyoni ngewe byansaba nka 700 umuhungu turuwasa yageza kuri turuwasa nzakoresha desi umuhungu akoresha ego aya ngaya ntabwo yambabaza mbabwira ikintu cyaguteye gufata icyo cyemezo ntabwo nbyumva neza ahubwo nta mafaranga ahari amafaranga dukeneye gukemura ibibazo by'ako kanya ntabwo dushobora amafaranga y'uko ushaka kuba ariko wowe utayafite ariko umutipe ayafite abo ngo se barahari uzamubona uzambwire nta n'umuntu urabiguporopoza se byibuze ngo wumve ko ahari ngewe guporopoza ubukwe siko wamporopoje kera nka mu bihumbi 2015 that's the first time baporopoje yego ko ukabukira ahangaha harabura ikize byarapfuye yanyize hasanga sinashobora ese wa wundi wambwiraga wabwiye ngo mukore ubukwe akambwira ko intambara wazayendi nirangira yarambwiye ngo dukore ubukwe ndangije azi kumwe ngo dukore ubukwe ndavuga reka njyewe n'amafaranga mfite reka kwepisha ndangije arambwira ngo ubwo se yaba ari nashaka nk'utumiliyoni nk'icumi kamamo nkasigaye hasagura nanjye tambwira ngo intambara yo Kongo y'u Rwanda irangira nawe intambara yarangiye yabaye ryari ngoza rero ubona yumvira turuwa ngo na Faride akasitadi yibiki Faride ati we ntabwo uba mu Rwanda ntabwo uzi ibintu ukuntu bimeze nanga okay nta kibazo ubwo ntegereje ko irangira akambwira ntabwo yararangiye ngo nongere n'ukore dosiye ngiye mba ndeba yararangiye wasanga urashaka ko tugiye gukora ubukwe muri Goma muri Goma bazamubaje se mukabyubura ko biba bisa nkaho byaba aho ngaba ari kamanayo bad se ubushatse kuvuga iki umva too bad we akoreba ugiye gusezerana n'umuntu murakundanye mwishimye mwatumiye inshuti n'abavandimwe ajya guseza mwajya no gutandukana sheri ntagire ubimenya ibyo nabyo murabimenya si mujya mu rubanza ahubwo iyo mukundanye mumenyesha abantu ko mujya gukora njye mukundana abantu ndabizi none mwajya gutandukana mukajya ngo kuburana baramwe no gushaka n'abavoka none se ko ngiye hari abo nzi baba barabikoze bucece numvaga cyo bakoze none ushaka ni ukujya umara imyaka 5 ariko ni sawa zishyigikira sawa n'ubundi icyambere mu mwarahuriye kwa landlord mutandukanye kwa landlord no kwa landlord sagira abantu bose bahura kwa landlord ego kwa landlord so kuvuga wenda nk'abo bagabo bafite ingo zabo bambaye n'amaringi bigaragara ko bafite ingo bafite abagore babasizeyo wenda niba kugiriye impuhwe wenda reba ushonje agashaka wenda kuba yakugaburira nk'umuntu w'umugabo wiyubashye wenda ufite urugo
yarangiza akajya gutangira wenda kuzana ibindi byo kugira ngo umwishyure cyangwa se akatangira kukwagaza ubwo urumva iyo yatangiye kukwagazaho ibyo aba ashaka ese ni iyihe nama wabwira nk'abakobwa bijya bibaho barangiza ibyo bifuza bakabibahereza abo bagabo baba baje oyasha umva kubyerekeye abakobwa byo ni indi case nta mukobwa agira hari n'umukobwa ubaye kubwira ibyo bintu agira imana akabona n'umusuye akabimuzanira hari n'uza nabyazanye ubundi abakobwa basura ngo gushyira ibyo bintu ngira ngo ubone class ni bake cyane yego kuko abavuga ati ndagera ahantu kamubaza icyo ashaka mushira kuko ko nta mama yoga ntabwo kumgatuzanire boto ako nivuga boto ha mugabo ashatse gahunda he kwiza apfa kuwaje kurira gahunda hana atari bwishyure yego sha baragapfe oya abo bantu bigaye abantu bameze gutyo turabagaye hari umushuti wanjye wansaba ikiganiro mwita tumwamamaze mwita bive wati ihorera yarambwiye ngo namwe ikiganiro by the way he's my ex njye ntaho wancikira urabizi he's my ex sinaba mu kiganiro umva ko ari ex amufitishaza ariko yarambwiye ngo azambaza ngo ku bintu ngo byerekeye ngo business ngo bya banki ntabyo nzi banki na credit nararangizanyije nta credit mfite credit irasaza yagutera stress sinabijyamo ubwo nawe sorry ariko abandi kera nkibikunda nyine pe na ariko ngeze mbona nta bintu mfite byo kuvuga ariko ndenda gufungura cana ibyo ngibyo nawe mushyiraho kamera ibyo ngibyo turakwiteze njye no kujya mbavuga none se wenda mbere yuko dusoza urabizi nagufatiranye kukuntu wari wambaye umva nuko ntakomeje hasi ngo mvuna ibintu birasa neza ariko umeze nk'umuhinde warubize harabura ka kantu hano mu gahanga yego ahubwo ijya bakunda ko wajya kufunyita iyo nambaye kano kantu benshi babanda umunyetiyopiya ubwo rero yego aseta nawe yego umva umukobwa mwiza ndavuze uyu mukobwa rero namufatiranye yambaye neza gutya ejo twazakubitana yambaye ikabutura kwakunda gifatirana nicaye mu myenda yego niki kintu wabwira abakunzi bakurikiye kuri Karo TV show abakunzi ba Karo TV show ntabonye kumantinga ngo courage Maisani wapi nuba kabiri abakunzi ba Karo TV show bakomeze barebe ibiganiro byawe ni byiza ndabiko none uritonda bazituje shaho shaho warakuze bazituje umwana mwiza nayo we ariko muri bisi nawe turakenanye nawe urakeneye barebe ibiganiro byawe urumva babikunde kandi nawe ntuzijye disappointinga buri munsi ujye udutama urabizi stayitashi kandi mureke dushaka amafaranga sha yarabuze ibintu byageze kuri 700 iki cyageze kuri 700 birayi shiri wacu n'ukuntu ukunda ifiriti ariko niyo byagera ku gihumbi ntabwo ariko kuyigura ukure kugomba kugabanya mayoneze nabyo bike cyane ibitama none cya kiganiro twakoze nayo mfite itama warabizuminze n'uwari zuminze ndagukunda Karo ndabakunda abantu bose kandi see you later suza n'abakonyine wejya ndumubwira nsoza people from Nyamirambo mu marari barakumva mu igikoma abagabo baho abagabo banywa igikoma bazi ubwenge Remera mu njyajya turi kumwe reka uvuze igikoma tatuvuga kuri ako kantu njye n'abanyaremera abagabo banywa igikoma ko bajya bavuga ngo ntabwo bumva igikomye mu rugo ngo umugabo ngo nunywa byeri umugabo ngo nunywa ngo bya byuma byangiza okay instead of yo kunywa byeri igikoma ni kibi ku bagabo tuvugije ukuri si nko kunywa icyayi cyangwa nsi nko kurya bisanzwe urumva mbere nabyangaga ariko nza kujya kuri konsoma nyine byiza gikoma ku bagabo atari ku bagore kugenza igikoma kimwe abagore kubera bonsa cyangwa se hari tuntu twinshi bidufasha nsanga igikoma bura ngo ni cyiza ku bagabo kubera ukuntu umaze gukora siporo kubera abenshi bakora gukora siporo yego ariko ngewe bikantera isoni kubona umuntu w'umugabo uri mu gikoma ngiye sinakureba okay nta kigute cyangwa kirahara ntigendera oyasha ubwo se ureba do mu gikoma hari ukuntu gihoza ariko yego abagabo banywa igikoma rwose wowe ntabwo tubasuzuguye
igikoma ni nk'ibiryo n'ibindi nkuko anywa potage ni nkuko none none hari ikindi kintu bura mu buzima nanga kubona umugabo uri kurya baga bya bintu biba bimanuka bikajya mu bwanwa excuse me nzu mutipe ujya bicara baga bikajya kandi afite ubwanwa yarawusokoje yarabigize ukuntu excuse me baga rero iraryoha nyine hari ibintu rega ibyo by'abagore reba ariko baga ikanze gutya ari ibintu bimanuka urabizi reba umugabo byagiye mu kanwa umva mbaye abagabo abandi tubareke umva ngiye no baranyanze nsigaye mfite abanzi abagabo ikindi abagabo b'Ikigali rwose nta mafaranga usigaye mufite mu ihangane byo bivuga ngo niko mwirwa mutesha umutwe n'abakobwa mubandikiramo bakira ngo mu basure ngo kamandi yucili uraciringa n'umuntu utazi ko yabwiriwe cyangwa buraye gerageze nta mafaranga mufite mufate na gahunda zanyu bayagira n'abace abagore babinyuma yewe agira inama rero ntabwo ari byiza ntabwo kumuca umugore aba yarabyiyemeje ko ajya gusezerana avuga ko ibintu byose abyiyemeje umugore agiye kwiyemeza byose shewe erega ejo hari akantu asonye akiyemeza nuko bamuca nyuma se hari akantu asonye ejo n'insanganiko ntabwo umukobwa aba adafite ahantu adafite amafaranga yo kwishyura inzu nta kazi agira abatunzwe n'umugabo arangije yirirwe agira ateka agira gutari umukozi wo mu rugo ngo yirirwe araranukira umugabo bitunguru ngo umugabo ure kuza kureba akayemega asa neza of course ntaba yakarabye se ntabwo birabitunguru bashobora gukata igitunguru kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru ukata igitunguru ntabwo byashira mu nzara ntubwo n'umwanya umva ni nabo vugene nashaka umugabo nzamubwira ati my dear amafaranga yanjye nayo kwishyura umukozi nzajya nteko tujye twekutweje ntabwo ibitunguru byafata mu nzara yego ariko ni nabo mvugiye umugabo ucinye umugore we cyari kushima hari ngiye bura kenshi mu ndakoza n'umugabo se umugore wa seti ntara abona ari bitunguru abagore nese urabagaye abagore reka nanjye ndabibona ari urukundo rwo gutanga iyo ndi gutanga keya natetse nanjye bitungurana ukambwira ese ntibikunukira wowe nese urabagaye abagore batekera abagabo babo ibitunguru babikara ntabwo ngiye mbagaye ariko nanone kumuca inyuma arega umugabo akeneye n'akawoderi keza kataraka ibitunguru hari n'abagabo bagira ingeso nta ngeso shatse ihorere njyewe abagabo b'inshuti bose nzi wenda bamaze gukora anniversary nka bande abashuti banjye bashakanye bamaranye nk'umwaka nawe namaje sitambike ntabwo urashona hanze ubu narago sheri andabase kubeshya terega umuntu wo mu rugo aba ari wo mu rugo katari ko hanze ati nabyere mu rugo irabiha nangaze ko umugore wo mu rugo nese urabishyigikiye none se gupfa ni rimwe no kubaho ni irindi mwirire basore banjye ariko barya batagira gute ibyo kujya kwagariza umuntu hejuru ya KFC ibyo by'umwana oya rega hari n'igenda we bagoye KFC hari uwo n'abaha amandazi na capati mva ntago mbizi ngiye mbabariye rwose ariko reka nkubwize ukuri ngiye ntabwo mbishyigikiye umugabo uca umugabo we w'inyuma ngiye mba nase ko azaguca inyuma my dear njyewe umva n'urwatuza ntawe uzanca inyuma njyewe ariko n'abagore natwe twanduye iraye n'abagore bose gashe ngenzi umukobwa w'umushuti wanjye afite umugabo amuca inyuma ariko niyo defu umwana niko yakuze ndamuzi twarakuranye niko yakuze niko ateye mbese yakuze kabisa nese reka nkubwire njye impamvu yabaga afite yamucinye bagiteretana ubwo kustire bakomereza reka nkubwire impamvu nakubwiye ko ari ingeso atari ukuvuga ngo umugore ngo abanuka ibitunguru umugore ngo ntakaraba n'ibikinezi muri iki gihe nta mugore utagikaraba inshuti yanjye amazi yaraje amavuta meza yaraje barakaraba umva nkubwire barakaraba ariko uko gukaraba ntago igitunguru ushobora kugikaraba kanya ngo kigushireho kereka wagitekanye kandi ntago wazabura umugore mu rugo ngo ujye kubwira umugabo ngo nguraga none se ubu ntibazongera guteka ibitunguru hoya ndetse kubabwira nyine kubera impamvu z'uko bakiyemeje kandi barabisezeranije bajye bihangana umugabo agiye gushaka oderi hanze ngewe nta n'ikintu rwose ngewe n'umugabo yamubonye acite kimwe nuko abahungu b'iki gihe basigaye bishakisha ugateka umuhungu inda cyangwa se ugashyiraho umuhungu pressure kandi cyangwa umuhungu akareka udufaranga akorera yishyura inzu ye akanishyura n'iyawe kuko batakujya nyine ibintu byo kwa landlord ugasanga nyine hari ukugukunda harega hari wife material hari na side chic some guys hari twaremewe no kuba side chic n'abaremewe kuba wife akavuga ati okay
n'ubundi sindabura kwishurira hanze ariko reka time irageze basi n'umukadogo ibyo hari n'abagabo hari n'ushitanya mbwa ategera hazi ibyo byakadogo so rero igituma undi menye aho ngaho wenda aho nakubwira cyane igituma umugabo ashaka keshi nuko hazi ibyo ubuzima bunyine buri budashinga ukafata rero kanza n'ubuzima no burimo undi muntu rero kuba yajya kwanza akirumiraho ajya muri douche agakaraba agataha njye sembe shyigikiye ntabwo tubyumva kimwe n'Imana ntibishyigikira ariko ahise igeze virgin byose yabaye update yego n'abagabo babaye update n'amaraso yabaye update rero gukubitamo ifiriti y'amaho bamereye kwa landlord mushyashya umuntu waje akaba yagezeyo jya kumubaza hano hari no hari akashaka utatubijana byinshi aho tutangize tujya gushaka inzu umugabo we iyo nashinya arayikunda iyo umugore yashinya arayanga arangira namwe ngo aho washinye ni ngo ni kuresheri ngo haranzajya mubikayo ngo mbone ukuntu nza kwikatira imihanda namwe abika umugore narashaka yakunda gusohoka urumva nari nyine ngo ntabwo nkunda gusohoka yarambwiye ngo nshuke nkanyana ukure ngo none ngo mbura nawe dusohokana ntabwo wari umubonye yewe mba ndababaye gusa njyewe bijya bimbabaza nk'iyo mbona umuntu w'umugabo reka hari mu minsi ishize hari abana twigeze cyagiye twaciyeho barimo kuvuga iby'abagabo abana batoya b'impinja ukajya kumva umwana aravuga urabyibuka cyagiye tuzamuka tugaca ku bana 3 babana umugabo ubishyurira inzu uwo nk'umugabo nk'uwo ujya ku bana bato b'impinja no mbaza ngo wana subisi ko bazi umukuru barimo afite nuwo ndamuzi wirukwamagana yavutse 2003 oya 2000 aje ubungu 2003 umva ko afite 22 yego byatangiye amenyana n'uwo ngo mukuru muri bo abashakira inzu amafaranga yo gushaka inzu umva n'utwana twiganye haramatazi turagenda turabana nano umugabo yagiye yashwanye n'umwe akajya hari ukuntu bavugana akamukata yasanga ngo batumva ngino ngiye kukubwira ibya mugenzi wawe akamujyana agahitamo kubyorana kuri road agahitamo kubita amafaranga abakunzi bari badukurikiranye kuri TV show bye bye ngari babaje bye bye tuzasura ubutaha mvanzanye basezera muri part 2 gusa ntago nari kugenda nagufasha ka video haguruke mbabarira uhaguruke inshuti yanjye uramubona bye bye